ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavuze ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiye kwifatanya mu minsi iri imbere mu kurinda ubusugire bw'igihugu cyangwa se mu kurinda imipaka ku mpande zombi, ashingiye ku masezerano yasinywe kuwa 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 hariya i Washington DC imbere y'intumwa ya Donald Trump, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Marco Rubio. Hanyuma arongera avuga ko kandi uhere mu mwaka wa 2012 u Rwanda rwagiye rufatirwa ibihano cyangwa se rwagiye rushirwaho igitutu cyo gufatirwa ibihano n'igihugu cya Canada ndetse na Belgique, nibo bazaga ku mwanya w'imbere. Hanyuma rero ibyo ngibyo ngo bikaba bitarahawe intebe cyangwa se bitarahawe agaciro, kuko iyo biza guhabwa agaciro ntabwo u Rwanda ruba rugeze aho rugeze kugeza amagingo yangaya. Turagarutse nk'ibisanzwe n'ubusesenguzi bwimbitse bwiba bivuga kuri politike, cyane cyane intambara ihanganishije umutwe ya 23 ndetse na coalition ya FARDC by'umwihariko hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe. Hanyuma rero murabizi neza ko hari amasezerano y'i Washington DC yo kwa 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 ndetse n'andi yabereye hariya i Doha muri Katari yo kutagura ibirindiro cyangwa se kurambika intwaro hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kwa 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Ariko ibyo byose ntibyabujije ko M23 imirwano yakomeje hagati yayo ndetse na coalition ya FARDC nk'uko bikomeza kugenda bivugwa cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza amagingo yangaya M23 ikaba yamaze kwigarurira uduce tugiye dutandukanye hariya muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Fizi nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma rero niba mubyibuka neza mu minsi yashize cyangwa se mu biganiro byatambutse twabagejejeho ko M23 yamaze gufata agace kitwa Gatogoto, ni agace kari mu birometero 72 byonyine kugira ngo ugere mu mujyi wa Uvira urunzemo ingabo za coalition ya FARDC cyangwa se abarundi, ababirigi, FDLR, Mayimayi n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye bafasha ihuriro coalition ya FARDC muri rusange. Hanyuma rero nk'uko bikomeza kugenda bivugwa, ibyo byose nibyo ngiye kubangarukaho muri aka kanya, turebere hamwe ese biri kugenda bite cyangwa se imirwano imeze ite cyangwa se ku rugamba uyu munsi byiriwe bimeze bite. Ese M23 yaba yamaze gufata uyu mujyi cyangwa se harabura iki? Ariko ikiriho cyo nuko ngo yamaze kuwugota uduce twose tukikije impande n'impande zo mujyi wa Uvira. M23 ikaba yaramaze kubyigarurira nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye, hanyuma no mu busesenguzi bugiye butandukanye babuvuga ko biri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo ngibyo turaje kuba tubigarukaho mu kanya. Icyo usabwa ni ugukomeza kubana nanjye cyangwa se ukankunda, hanyuma nanjye nkagukunda, tugakomeza tukajya twicara tugasesengura tukareba ibiri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikindi ndaza kukubwira nuko ikintu kiriho uyu munsi M23 ni umunsi wa kabiri yiriwe n'ubundi iri gusaka cyangwa se yiriwe mu mikwabo yo gusaka imbunda cyangwa se ibikoresho bya gisirikare byose byaba biri mu baturage nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Niba mubyibuka neza ni ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 byatangajwe ko M23 yiriwe mu mukabo wo gusaka hariya muri za Goma. Icyo gihe ikaba yarafatanye abasirikari bagiye batandukanye cyangwa se abaturage batandukanye baba muri za Wazalendo na FDLR. Ntabwo baba ari abasirikare, niyo mpamvu bamwumvise tuba twavuze abaturage, kuko iyo ugiye kureba usanga nta gisirikare bagana, icyabaho ubwo ni ugutunga intwaro noneho bakagira gutya bakaza gutera umwanzi bita M23 babifashijwemo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bikomeza kugenda bitangazwa. Uyu munsi rero bikaba byaravuze ko habonetse abasirikari 10, haboneka n'imbunda cyangwa se intwaro zigera muri 32 ndetse na magazini zazo. Ubu ngubu rero n'uyu munsi nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa ni ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 imikwabo ikaba yakomeje. Bikaba bivugwa ko M23 yamaze gufata abantu benshi cyane batandukanye, yewe bashobora kuba bageze mu ijana, bari gukabaka mu ijana. Ariko
ikaba yanavuze ko hari n'abandi basigaye inyuma, ngo igomba kwereka itangazamakuru nabo bafatanywe n'ibikoresho byabo hariya by'umwihariko muri district ya Karisimbi mu gace ka Ndosho nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ibi byose rero ni uburyo bwo kugira ngo M23 ikirininge cyangwa se ikora isuku, niba bakora isuku muri rusange yo kuba bakubaka ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye n'isuku y'umujyi muri rusange, bagomba no gukora isuku y'umutekano. Nubwo utabona uburyo ushobora kuba wagira gutya ukavuga ngo umutekano wawugezeho 100%, ariko byibuze wenda kuri pourcentage bakagira nka 80%, bizatuma rero bagira umutekano hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu bice bagenzura. Ni nyuma yuko byari byamaze gutangazwa ko uyu nguni Jean Pierre Bemba yavuze ko ngo agiye gufunga ibyambu byose biherereye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko hariya Igoma nk'uko bikomeza kugenda bigarukwa cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Ibyo byambu nabyo bikaba birimo icyambu cyitwa Kituku n'ibindi bigiye bitandukanye birimo nka Serena na Goma n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Abantu bakavuga ati ese uyu mugabo kuki ari kuvuga ngo agiye gufunga ibyambu, ese ko ari mu bice bigenzurwa na M23 ibi ngibi yabikora gute kandi aha hantu FARDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahagenzura? Ese ibi ngibi kwaba ari ukwikina cyangwa se impamvu yavuze ibi ngibi ni igihe, cyangwa se yabafitiye indi gahunda yindi yishakira? Ni nyuma yuko M23 nyine ikomeje ibyo bikorwa byo gukomeza gusaka, avuga ko badashobora kwihanganira umuntu n'umwe waba watanze cyangwa se waba utunze imbunda hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuranyije n'amategeko. Hanyuma bagasaba abaturage kuba batanga amakuru, hanyuma nabo bakabaha amahoro. Ikindi bagasaba abaturage kuba bakwiripotinga, ibintu bigakomeza kuba byiza, bagakomeza kubana mu mahoro ndetse no mu rukundo. Hanyuma ikindi ndaza kuba nkubwira nuko uyu mugabo ni Neva nawe yakomeje kugenda agarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni nyuma yuko amaze iminsi ari kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga, ariko bigaturuka ku makosa yigeze kuba yakora. Harimo amakosa yuko igihe yarayoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yigeze kugira gutya akaca ruhinga rwa nyuma akohereza ingabo hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zize gufatanya na coalition ya FARDC muri rusange mu kwigizayo umutwe wa 23 kugira ngo badafata Goma na Sake. Ariko ibi byose bikaba byarabaye uyu mugabo ari ku butegetsi. Hanyuma n'andi makosa yagiye akurikiraho nko gushigikira umutwe witwaje intwaro wa FRN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'ibindi byinshi cyane, nabyo tugiye kuba tugaruka mu kanya karibuze. Hanyuma tukabirebera hamwe tukareba ese ibi byose kuki biri kubaho, cyangwa se kuki hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano ikomeje kuba iyindi kandi dufite amasezerano yo kugarura amahoro hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Ikindi nuko Wazalendo na FDLR bakozanyijeho cyangwa se barasanye bo ubwabo hagati yabo hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ni za Warikare nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ikindi ndaza kukubwira nuko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere hano mu Rwanda ni RGB rukaba rwafashe umwanzuro wo guhagarika cyangwa se yo kwaka icyangombwa ubuzima gatozi. Iyi ni ministries ni Grace Room Ministries yayoborwaga n'uyu nguyu witwa Julienne Kabanda nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ibi ngibi rero bikaba byatumye abantu benshi cyane bavuga ku mbuga nkoranyambaga, basakuje cyane, barasakuza cyane. Ariko ni nyuma yuko mumaze iminsi muri kumva ko uyu mugore yari yashizwe mu majwi ko ngo adakorera Imana ahubwo ngakorera Satani. Niba mubyibuka neza, ni umuntu wigeze kuba yabyandika ku rukuta rwe rwa X ndetse no kuri Instagram. Uwo ngo akaba yaragejejwe no mu nkiko ajya kubazwa ibyo yavuze, n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye bavuga ko uyu mugore ngo hari ukuntu yagiraga gutya ngo akiba amafaranga cyangwa se ngo akitwaza ijambo ry'Imana. Ariko mu by'ukuri wajya kure ugasanga ibikorwa akora n'ijambo ry'Imana birahabanye, ahubwo akaba yishakira agafaranga gusa, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara ko ngo yinjije asaga miliyari 5. Aya mafaranga akaba yarinjiye mu mufuka we, ariko wajya kure ugasanga igikorwa cya leta cyangwa se wenda nk'ibyo leta irimo ntacyo ashobora gukora nko ku gikorwa remezo cya leta. Ibi ngibi byose bikaba bivugwa ko ngo ari uburyo bwo kwiba abaturage cyangwa se bitumvikana kugeza amagingo anga. Ikindi bikaba bivugwa ko uyu mudamu nubwo ibyo yakoraga yari umuryango nk'uko twavuga ngo wenda ni umuryango mbese utegamiye kuri leta, ariko noneho amabwiriza cyangwa se amategeko bamuhaye yo kugenderaho we yayarenzeho. Ugasanga yafashe nk'abantu akabateranyiriza aho ngaho muri icyo cyumba bagasenga. Rimwe na rimwe ugasanga yabaye pasiteri ari kubwiza ijambo ry'Imana n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni mu gihe biba bihabanye n'ibyo cyangwa se n'icyangombwa bamuhaye.
ibi ngibi rero bigatuma u Rwanda ruvuga ruti cyangwa se RGB ivuga iti ibi ngibi birahabanye cyangwa se ntabwo wubahirije amategeko, niyo mpamvu tugomba kuba twagira gutya tukakwaka iki cyangombwa. Uyu nguyu rero navuga ngo nawe kugeza amagingo aya ngaya niyo nkuru iri kuvugwa hano mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma ibyo ngibyo nabyo turaza kuba tubigarukaho mu kanya tubirebere hamwe cyangwa se tubicagagure nk'uko nari maze kubigucagagurira. Tugiye kubyinjiramo neza tubirebera hamwe kugira ngo dukomeze kubana cyangwa se dukomeze kuzisengura byimbitse. Icyo gusabwa ni ugukomeza gukora subscribe, share na comment. Ikindi nkagusaba gutera agatebe nawe ugatera kandi aho ngaho, hanyuma niba ufite n'agakeka ugasasa ku gakeka hasi, tukicara tugasesengura tugasasanura tukareba ibiri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se by'umwihariko hano mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Ngewe rero turi kumwe na Emmanuel nk'ibisanzwe mu busesenguzi bwacu bwimbitse biba bivuga kuri politike. Nguhaye ikaze rero nanone. Hanyuma nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa muri aka kanya, ni intambara ihanganishije umutwe wa M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba bivuga ko ingabo za M23 zamaze kugota umujyi wa Uvira, zarawugose. Bikaba bivugwa ko isaha n'isaha uretse ikintu kiriho cya diplomasi itaratunganywa cyangwa se itarahuzwa n'ibiri kubera kuri tere, hanyuma noneho bagahita badekara cyangwa se bagahita batangaza ko biri official bamaze gufata uyu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira rero wamara gufatwa, ikintu kiriho abantu bari kuvuga, bakaba bari kuvuga ko uko byagenda kose numara gufatwa nta kindi kizaba gisigaye ni Kisangani. Hanyuma rero n'abangaba wumvise nakubwiye barwanye cyangwa bakozanyijeho FDLR na Wazalendo, barwaniye mu bice bya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, ni hafi ya Kisangani. Ibi ngibi rero bikaba bivuze ngo M23 yo ishobora kuvuga iti burya bwose muri kutumenyesha ko murahari, reka tuze tukwereke. Abangaba rero ikindi kinabikwereka nuko biba bishatse kuvuga ko kuba bari kurasa nabo ubwabo ni ukutumvikana hagati yabo, ni ikiba kigaragaza ko batangiye gutsindwa cyangwa se ko batsinzwe. Ni abantu bagakwiye kuba basenyera umugozi umwe bakavuga bati twebwe urugamba dufite n'urwo kwigizayo umutwe wa M23. Hari izindi ngabo ziri gutegurwa hariya Kinshasa zigomba kuza zikadufasha, hanyuma tugakomeza urugamba tukigezayo umutwe wa M23. Dore ko ngo bamaze iminsi bari guhabwa imyitozo, bagomba guhabwa amafaranga amadolari 500 y'Amerika, hanyuma bakazasigira umuryango bakaza bakarwana bakigezayo umutwe wa M23. Abantu rero ngiye kubwanyi nkavuga ese abacacu b'Abaromani batashe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nyuma y'iminsi 2 yonyine M23 ifashe umujyi wa Goma ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Baratashye banyura hano ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni la Grande Barriere, la Croniche. Ibyo ngibyo murabyibuka. Hanyuma izi SADC izi ngabo za SADC Samedialas nabo baratashye. Icyiciro cya mbere cyatashe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, nyuma y'amezi 3 yonyine ingabo abacacu b'Abaromaniya nabo batashye. Hanyuma nabo banyuze hano ku mupaka la Grande Barriere baherekezwa n'ingabo z'u Rwanda za RDF zibageza iyo bagomba kujya, iyo muri Tanzania, bagakomeza ahantu ngo hitwa Chato, bagakomeza bakagenda bakagera iyo za South Africa, bagakomeza bakagenda bakagera iwabo za Malawi. Icyiciro cya kabiri kikaba cyaratashe ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Umwaka wa 2025 niba mubyibuka neza, kikaba ari icyiciro cyaranzwemo cyangwa se bibanze ku gucyura ibikoresho cyane byabo. Hatashe amato y'intambara mw'abantu mwe, hatashe ibikoresho bikomeye cyane, amakontineri y'ibibunda biremereye mw'abantu mwe. Ibyo ngibyo twarabibabwiye, twabibagejejeho, mwarabibonye amavideo. Abantu badakurikirana ibiganiro byacu mujya mu biganiro byatambutse, mu birebire hamwe murebe ibiba biri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ikindi nakubwira nuko uko byagenda kose ku munsi nshiraho ibiganiro 2. Ibyo biganiro bigaruka kuki? Bigaruka ni ikiganiro cya mbere kiba kireba ahanini ku bintu byabanje cyangwa se byaramutse kugeza wenda mu masaha y'isa 7 saa 6 gucyo saa 8. Noneho ikindi cyiciro cya kabiri cyangwa se ikiganiro cya kabiri kikaba kireba uhereye ayo masaha nkubwiye isaa 7 cyangwa saa 8 kuza kugera izi saa tuvugana isaa 5 z'ijoro cyangwa se isaa 4 z'ijoro. Ni ibiganiro 2 bigomba kujya kuri YouTube channel, byose biba bigaruka ku byabaye uwo munsi. Ubu rero nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa kugeza ubu ngubu,
izi ngabo zamaze gutaha n'ibikoresho byazo, nicyo cyane cyabayeho cyane. Hanyuma bikaba byaravuzwe ko izi ngabo n'ubundi zikiri hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'amakimbirane amaze iminsi bivuga ko izi ngabo ngo ziri gushaka kwiba ibifaru bya M23. M23 ikavuga iti ibifaru byanyu cya mbere twakirasiye hariya gucyara gucyaho, ibindi twabemereye ibikoresho byanyu bya gisirikare bya SADC, ntabwo twabemereye ibikoresho bya FARDC. Ibikoresho bya FARDC bigomba gusigara. Ikindi ngo bakaba ari ibuye bari baryamiye batashakaga kurekura, ariko M23 iravuga iti niyo mwazanikiye muzabanzemo baririze neza. Hanyuma ikindi ngo kiri gutuma badatanga bashirira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba bivugwa ko bafite amabuye baryamiye. Amabuye baryamiye nibyo nayo maze kukubwira, ariko noneho ikindi ingabo za Malawi bikaba bivugwa ko zafatanywe ibikoresho bya electronique. Ibikoresho bya electronique barabifatanywe, ibyo ngibyo nibyo bagize gute bibye cyangwa se basahuye igihe imirwano yari ikomeye hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero ibyo byose SADC ikavuga iti ntabwo twabirekura, twaratsinzwe intambara, ariko none ibyo turabiryamaho, nimushake muzatwice. Ibyo byose rero n'ibindi byose na classification wenda y'abasirikari wenda baje n'abagomba gusubirayo n'abaguye ku rugamba, ibikoresho byabo batakaje, ibyo bazanye n'ibyo bacyuye, ibintu nk'ibyo. Ikindi no kubasaka kugira ngo bataza kugira burya umuntu uba waje kugira ngo muhangane isaha n'isaha yanaguturitsa da, baba bagomba no kubasaka bakava hari ababasatse bazi ko ibintu ari amahoro, ku buryo badashobora kubahindukirana ngo babe bakubitamo nk'ikintu cy'ikibombe babatwike. Ibyo byose rero bikazatuma SADC imara igihe kingana n'ukwezi kwa gatanu kose hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bikaba bitari kuvugwaho rumwe n'abantu benshi cyane. Ni mu gihe Ruzani Mampwanya, umugaba mukuru w'ingabo za South Africa, avuga ko batatsinzwe. Ni mu gihe uyu nguyu Cyril Ramaphosa we arimo gusaba imbabazi u Rwanda, avuga ati rwose nyaboneka mumbabarire gucya na gucya navuze nabi iki niki. Murabyibuka mu minsi yashize bwavugaga ngo bafite agatuza k'ibiturika, ngo kandi uko byagenda kose niba mubyibuka neza yari afitanye umugambi n'uyu Neva, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, ubwo yavuga ngo intambara ngo yose ngo ni y'akarere, ngo ni y'akarere, ngo erega ngo niba batabizi ngo babarata ngo bafite ng'abasirikari, ngo nuko ngo bataza banje, ngo nuko ngo bataza bo mfite. Ibyo byose yarabyigambaga avuga ngo intambara ngo ni y'akarere. Nuko yarazi gahunda bafitanye na Cyril Ramaphosa ndetse na Perezida Felix Tshisekedi nawe mugarutseho igihe yavugaga ngo nibamutore ngo azasaba inteko ishinga amategeko ashira ibirindiro hari igoma, ngo hanyuma ngarase Kigali ngakureho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ibyo murabyibuka. Na nyina bigeze kuba banaganira, amubwira ati mwana wanjye wabuze iki, wabombarize cyangwa se niba nta n'ubushobozi ufite warebye umuntu w'ubushobozi hanyuma cyangwa se ukamuruhushya akabombarida agakuraho agatwika agakuraho kazashibuka n'abandi. Yabivugaga mu iringara, ariko abahanga mu gusobanura iringara barabisobanura, ibyo ngibyo twarabyumvise. Ibi byose rero iyi migambi yose yaragiye abapfana. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu izi ngabo ziri gutegurwa hariya igoma nako ikinshasa n'aba ngaba bari kugenda basakwa n'iki n'ibindi byose bigenda bibaho, nabo ko bagiye bishyurwa amafaranga kugira ngo bahungabanye umutekano, n'izo mbunda bitwaje baba bafite hariya igoma, nabo bose bari gusubiranamo kongera bakarasana nabo barundi n'abaki bose. M23 ubu ngubu iri kubaha ikibonerezo, yabahaye ikosora ryo kubereka ko ibyo batekereza cyangwa se ibyo bakora byose cyangwa se imigambi yose yabo yose bafite cyangwa se bafitanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa bamaze kuyimenya. Ariyo mpamvu bagomba kubasaka hasi hejuru. Bari kugenda kandi bakagera mu gace babatunguye, bakavuga ati okay muhagarara aho ngaho, bagahagarara, bamara guhagarara bagahita bavuga uyu muntu muramuzi, turamuzi, none okay hano ni kwande, ni kwa runaka, fungura inzu, bakinjiramo. Bamara kwinjira rero bakagenda bagasaka, yewe nahehese sinzi ukuntu nabikubwira, kugira ngo bari gusaka bagasaka no munsi y'igitanda. Bari kubona rero imbunda zigiye zitandukanye za magazines n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye aba basirikare baryamanye. Ni mu gihe tujya twumva udutero shuma tugira gucya tugaterwa hariya ku biriro bya M23, wajya kumva ngo M23 ngo zandosho ngo barayiteye, cyangwa se wajya kumva ngo M23 wenda ngo za Nyiragongo ngo barashe. Nibi byose
ni ya mafaranga baba bishyuwe, baba bari kuri gahunda, bafite gahunda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Felix Tshisekedi yabamenyemo agafaranga, abonye nk'akamesaje kuri telefone, dore ko bahemberwa kuri telefone abenshi, kuko amabanki hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ntago agikora kubera iyi ntambara iri kubera hariya. Ibi rero bigatuma hariya muri banki nta bantu bashobora iyo serivisi idashobora kubaho, imiryango yarafunze, abantu ni uguhemberwa ku matelefone cyangwa se bakayabaha mu ntoki, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ibi byose rero M23 yashatse kubica ikabikuraho. Niyo mpamvu rero kubona bari kugira gutya bagacanga ikigwa bagatangira kurasana, nta n'icyo ariko bashobora no gukora. Niyo mpamvu nabwiraga ntiba Sadek yaratashye, abacanco b'Abaromani bakaba baratashye icyiciro cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, kikaba cyaratashe ejo bundi ku itariki 8. Ibikoresho biva hariya Igoma byerekeza hariya muri Tanzania za Chato. Ibyo byose n'abandi n'Ababirigi barananiwe, aretse ngo Ababirigi ngo baherutse kuzana indi ndege ngo irimo abasirikari n'ibikoresho ngo bagomba kufatanya na Coalition FARDC cyangwa se kubaha imyitozo ngo bakigizayo umutwe wa 23. Nibo babandi muherutse kumva twavuze mu biganiro byacu byatambutse, mbabwira, niba utarabikurikiye wasubirayo inyuma, bagera ku 7,730 bagomba kuza gukura umutwe wa 23 hano za Goma. Abo bose ngo bari guhabwa imyitozo n'Ababirigi. Harimo rero Coalition FARDC muri rusange, Mai Mai, Wazalendo na FDLR na nizo za Foka n'iki n'Abarundi. Abo bose ngo rero bakaba bari gutozwa n'Ababirigi. Tukibaza tukavuga tuti abangaba nyuma yo kuba ari bose batashe, ababo bazakora iki mwaka byaramwe? Ntago byoroshye no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi bikavugwa ko ngo uyu mugabo Jean Pierre Bemba ngo agiye gufunga ngo ibyambo byose bya M23 biri hariya Igoma, aho M23 igenzura. Ariko niba abantu bajya bakurikirana cyangwa se niba bafata ibintu bakabihuza simbizi, uyu mugabo Jean Pierre Bemba ntago yajya gutangaza ibi ngibi atizeye ko hari abari buze kubimufashamo. Abari buze kubimufashamo nabahe? Nabangaba M23 iri gufata ikabaka intwaro. Niba yagombaga kwifasha ni iki se? Hari ikindi suku si kuri telefone se barangiza bagasunika akamesaje k'amafaranga ati okay mwiyegeranye no mu gitondo cyangwa se nijoro, bakunda gutera nijoro, ati mugende mu bomba ridahangaha gutya na gutya. Ibi byose rero Jean Pierre Bemba yapangaga byo kuvuga ngo bagengo kugira gutenga iki, ibi byose byamaze gutahurwa. Iyi migambi yose yabo yamaze gutahurwa. Ni nyuma y'uko Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu yitwa Jackman Shabani aherutse kuvuga ko ngo ishaka PPRD rya Joseph Kabila ngo rigomba kwamburwa uburenganzira kubera ko ngo ritubahirije amategeko n'amabwiriza n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, ngo n'abantu barimo cyangwa se abayoboke baryo nabo ngo bagafatirwa imyanzuro, bagafatirwa ibihano. Nyuma haza no kongera gutangaza ko ngo ingabo Armée Rwandaise plus M23 ngo aribo bari guhungabanya umutekano hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo aribo bafata abagore bagera ku 124 babaruwe bafashwe ku ngufu, hanyuma ngo abantu bagera kuri 318 baburiwe irengero. Abo ngabo barashimuswe hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo n'abandi bagera kuri 300 n'abandi barenga aho 300 gakeya, ngo abo bose ngo bishwe rubozo. N'abangaba les armées rwandaises ubwo ni RDF ndetse na ntuza na M23, kuko yavuze les armées rwandaises plus M23 n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, ngo no kubinjiza mu gisirikari cyangwa se bakinjiza abana mu gisirikari. Harimo za Nyiragongo, muri ako gace ka za Nyiragongo abajene bagera kuri 35. Hanyuma ikindi yongeye kuvuga ko ni mu itangazo ryasohotse riri official rya guverinoma, ngo uriya muhanda uri kubakwa hariya Sake Masisi hari Igoma, ngo ntabwo uri kubakwa na M23, ahubwo uri kubakwa na RDF cyangwa se ni kampani ya gisirikari ya hano mu Rwanda yitwa Delta to Construction SIR. Ibi byose rero nkuko bikomeza kugenda bivugwa, wajya kuri ukavuga uti uyu mugabo cyangwa se abagabo kuba bari kugenda bakora ibi ngibi cyangwa se bavuga ibi ngibi bite byabo? Ni ibi ngibi rero n'uyu mukwabo uri kubaho M23 yamaze kugenzura, ikavuga iti nubwo bwose twebwe tuba tuvuga ngo turi kugenda twagura ibirindiro, ariko mu by'ukuri iyo ugiye kureba usanga hari akantu tutigeze dukemura. Hari abantu twafashe
cyangwa se hari abantu bahunze, cyangwa se hari abantu batujijije bagahita bavanamo iniforume, bagahita birukankira mu ngo, bakaba bakibitse za mbunda cyangwa se bakaba bakibitse bya bikoresho bya gisirikare. Aba bantu vipi zabo, niba abangaba rero bagiraga gutya bagahungabanya umutekano, cyangwa se ugasanga bateye ku birindiro bya M23, cyangwa se bari kwica abantu rusorongo, cyangwa se bari gusahura, nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitangaje, ubuyobozi bubitangaje, none M23 ikavuga iti burya rwose bari kudushinja kwica abantu rusorongo, uko byagenda kose hari abantu bakorana nabo dufite tuyobora tutazi ko ari bo, ahubwo twebwe tukagira ngo turi kumwe ahubwo tutari kumwe, reka nze turaje tukwereke. Aba bose rero gahunda yabo ni iyihe? Yaravumbuwe, nibo baba bishyuwe bakaza kwica abaturage, bakaza gusahura abaturage, ubwo babarimo kuko babana nabo, n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye byo gufata ku ngufu no kugira gute, byose bagatanga amakuru hejuru, cyangwa se bagafotora bagatanga amakuru hejuru, noneho hejuru naho bagahita batanga hejuru, bakarega bakavuga bati muri kubona agace M23 igenzura, mwabonye ibintu biri kuberayo, dore. Ibyo byose rero M23 yashatse kubica. Iki nabonye bari bakajya bakora umuganda, bakavuga bati tugomba gukora umuganda, tugomba gukora isuku hano mu mujyi wa Goma, tukahagira neza ku buryo ibintu bizagenda neza. Ikindi mbere ya saa yine nta modoka igomba kuba iri gutambagira cyangwa se iri gutambuka mu muhanda. Abaturage bagomba kuba bari kugenda nta kibazo, bisanzura, n'abana bari gukina. Mu minsi iri imbere bakaba bagiye kuzashyiraho gahunda ya siporo rero, abantu bakajya gucya bagakora n'agasiporo igihe umutekano uzaba umaze kugaruka neza, ibintu bimaze kongera gusubira neza, bimaze kongera kugenda neza. Hanyuma rero ibi byose rero nk'uko M23 iri kugenda ibikora, ni uburyo bwo kugira ngo ibashe gukora isuku muri byose hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bagenzura. Hanyuma rero nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho ngaho ni za Fizi, muri teritwari ya Fizi, imirwano yo ikaba ikiri ya yindi, irakomeje. Uretse ko uyu munsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 nta mirwano yigeze ivugwa yabayeho, ariko M23 bikaba bivugwa ko isaha n'isaha bashigaje kuvuga ngo twafashe, biri official, twafashe Uvira. Murabizi ko iyo bahafashe ahantu runaka bahita bagenda bagafotora bakavuga ko bafashe. Niba mubyibuka za Goma barafotoye, niba mubyibuka hano za Bukavu barafotoye, bikaba ibintu biri official ku buryo bavuga bati twebwe tuhagenzura, nta muntu ugomba kuza kutuvogera. N'ibindi rero nabyo nuko bigiye kuzagenda, isaha n'isaha uzumva ngo iyi Uvira yamaze gufatwa, iri mu maboko ya M23. Ariko noneho ngo wajya kure ugasanga ikindi wenda bagomba gukora nuko bagomba kuzagenda bagahita bafunga umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, kuko baramutse batawufunze n'ubundi Burundi bwakomeza kubatera. Ariko urumva babateye M23 ishobora kuhindukira none ikavuga iti abarundi nibo bari kudutera, kandi turaje tukwereke. Bakagenda bakaba bajya kubanza gukubita umurundi bakamuhonda. Ariko noneho ikiriho cyangwa se abasesenguzi mu bya politike bavuga ko Uvira Kisangani ariyo mizi ihagaritse Kinshasa, nkuko Colonel Nanga akunda kuvuga, akavuga ati nta kindi kiturazi inshinga ni Kinshasa. Ubwo rero bivuze ngo nibamara gukuramo Kinshasa, nibamara gukuramo Uvira bagakuramo Kisangani, nta handi hazaba hasigaye, indi etape izaba isigaye ni ugufata Kinshasa. Hanyuma rero dukomeje no ku zindi ngingo ziba ziri kugenda ziri kuvugwa, nuko uyu nguni General Mubaraka Muganga, ni umugaba mukuru w'ingabo za RDF z'u Rwanda, yatanze ikiganiro ku banyeshuri bo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Uganda ryitwa Kimaka. Ni ikiganiro kibanze ku ruhare rw'u Rwanda mu gushaka ibisubizo ku bibazo by'umutekano muke ku mugabane wa Afurika muri rusange. Hanyuma General Mubaraka Muganga yavuze ko ibihugu bya Afurika bikeneye kwikemurira ibibazo by'umutekano muke hakoreshejwe amahirwe ari mu mikoranire y'ubufatanye hagati yabyo. Ni ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025. Yavuze ko ingabo za RDF n'ingabo za UPDF ari bamwe, akunze no kubyandika ku rukuta rwe rwa X, akavuga ngo ni abacwezi. Ati turi abacwezi ni muri rwa rurimi nyine rw'Ikiganda. Ibi byose rero niba uyu mugabo rero yatanze iri somo hariya, biraza n'ubundi byuzuriza cyangwa se bijyana cyangwa se bigwa mu ntege ibyo uyu nguyu General Mubaraka Muhozi
yatanze hariya mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama ry'u Rwanda, hariya i Nyakinama nk'uko mwagiye mukomeza kugenda mubitangarizwa. Ibi rero bikaba ari byiza cyangwa se bigakomeza bikerekana umubano uri hagati y'u Rwanda na Uganda. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ni RGB hano mu Rwanda, twari twabivuzeho mu ncamake, ni Grace Room Ministries, bikaba biyoborwa na Pasiteri Julienne Kabanda. Bambuwe icyangombwa cy'ubuzima gatozi bahawe nyuma yo kutubahiriza amategeko n'amabwiriza uko byagiye bitangazwa. Kubera tubanyuriyemo gakeya, biravuga ko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa ko imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomezwa mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano, gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Ngibyo ntacyo ndibuze kurenzaho, nta kindi burenzeho, ni uko ubu butumwa tuba dutanze cyangwa se kuba byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho cyangwa se bivugwa, ni uko ngo ujya kureba ugasanga hari amategeko n'amabwiriza batubahirije. Hari ibindi biri gukomeza kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga, y'akantu kabaye nyine urumva abantu baracukumbura bakagenda bakajya mu byabo nk'uko mukomeza kugenda mubibona aho ngaho. Hari akaresi navuga kasohotse, niba navuga ngo ni akaresi cyangwa se wenda niba navuga ngo mbese ni urupapuro rugaragaza amafaranga yinjiye mu mwaka wa 2024, hanyuma n'amafaranga yakoreshejwe n'iriya nyine Grace Room Ministries ya Pasiteri Julienne Kabanda. Bikaba bivugwa ko ari gukabakaba arenga miliyari 5 n'andi arenzeho ntari kwibuka neza nk'uko ukomeza kugenda ubibona aho ngaho. Hanyuma noneho ayakoreshejwe ngo akaba ari 1 miliyari arengaho gatoya. Hanyuma ubwo bishatse kuvuga ngo 4 miliyari zirengaho gatoya nazo zikaba zaragiye mu mufuka wa Pasiteri Julienne, cyangwa se akaba yarajyanye mu bikorwa bye bwite. Ibi ngibi nibiba biri kugenda biri gucarashara ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se abantu baragenda bagacumbukura ntiwamenya, bagacukumbura ntiwamenya iyo baba bari kugenda bakura utuntu. Ariko noneho ibi ngibi abantu bakimara kumva ibi ngibi RGB gisohora itangazo, bahise basohora n'aka kantu. Ibi ngibi rero bikagaragaza imikoreshereze y'amafaranga ayinjiye n'ayasohotse, nuko ibyo ngibyo. Ibi ngibi rero bikaba bitari kuvugwa hari umwe, abantu bakaba bari kwivugira ibyabo, uraho wese ari kwivugira ibye, uraho wese akivugira ibye. Ubwo rero kugeza amagingo aya ngaya nk'uko ukomeza kugenda ubibona aho ngaho, ako gapapuro nagashizeho cyangwa se ako karesi nagasizeho, niba bigenda bivugwa cyangwa se naho wajya hose abantu bagiye bakora ubusesenguzi bwimbitse bavuga ngo aya mafaranga angana gutya ntabwo yajya ku mufuka w'uyu mudamu cyangwa se w'umupasiteri, ntabwo byapfa gushoboka. Nta n'igikorwa remezo yubatse, nta musanzu atanze, n'ayo mategeko n'amabwiriza atubahiriza, n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye bigenda bivugwa ko ngo atari gukomeza kuba pasiteri. Ni mu gihe wavuga ko ngo yakoze mu kabari, akaba yarabaye mu kabyiniro, n'iki imico n'imyitwarire byagiye bimuranga, umuntu atabera umuntu icyitegererezo. Ibyo byose abantu bakavuga bati ni gute umuntu yabaye pasiteri ubundi? Uyu nguyu wamwigiraho iki, cyangwa se yakugeza ku ki, cyangwa yakuvana yakugeza? Abantu bakagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye byabo. Nyine ni hano ku mbuga nkoranyambaga, nyine urumva iyo umuntu yahuye n'ibibazo, buri wese nyine yivugira ibye. Bati umuntu niba yarabaye umusambanyi, cyangwa se niba yarakoze mu kabari ari umusinzi, cyangwa se niba yaragize gutya nk'uko babandi bagiye bakunda kubitangaza, bakagenda ugasanga umuntu yafashe umwanya wose mu rusengero ari kwigisha ubuzima bwe yanyuzemo, bw'uko yasambanaga, bw'uko yibaga anyuze mu gisenge
cy'inzu bw'uko yagiraga ate n'ibindi byinshi cyane by'uko ngo yagiye ikuzimu ngo akavayo ngo ibyo byose ugasanga nibyo umuntu ari kwigisha ngo ni ubuhamya, yego nibyo, kugira ngo wenda abantu baze guhinduka, ariko mu by'ukuri iyo ugiye kureba usanga ntabwo byari byo. Ikindi ntacyo byaza gufasha wa muntu uri kubibwira, kuko hari umuntu waje ari kumva ijambo ry'Imana ariko wowe urangije umujyana muri ibyo ngibyo bijyanye n'ubuzima wanyuzemo. Bivuze ngo hariya hahise haba, navuga ngo habaye nko twabyita nka entertainment, ni nko kwishimisha, kuko weho uri kwishimisha kubera ko uri gutanga ubwo buhamya, hanyuma nabo uri kububwira nabo uri kubashimisha cyangwa se uri buze kubakomeretsa. Ibyo byose rero bigatuma abantu batabyumva kimwe, bakaravuze bati nta kuntu umuntu utarize ibijyanye n'iyobokamana ashobora kujya hari imbere ngo agiye kwigisha abantu ibyo, ngo ni ugutanga ngo ubuhamya ngo byo banyuzemo ngo iki, ibyo byose ugasanga ntaho bihuriye n'ijambo ry'Imana uwo muntu yagakwiye kuba yigisha. Ibi rero byose n'indi myitwarire igiye idahwitse, irimo kuba haragiye hakoreshwa amafaranga mu buryo bunyuranyije, ugasanga abantu bari kuyaryaniramo icya cumi n'amaturo. Ibyo byose ugasanga abantu bari kubijyaniramo ngo byagiye mu mufuka wa pasiteri, bakagenda bakigurira ibibanza, bakagenda bakigurira amamodoka ahenze, bakagenda bakakora ibikorwa remezo bihenze cyane, n'ibindi byinshi cyane byagiye bisakuza cyane. Niba mubyibuka neza, ikindi ugasanga nk'ubwo rusengero basengeramo ntirujyanye n'icyerekezo wenda cy'inyubako ziri aho ngaho, cyangwa se wajya kureba ugasanga ni urusengero rwenda kugwa ku bantu, ku bakristo, ku buryo n'itafari rishobora guhubuka rikaba ryagwa ku muntu cyangwa se rikagwa ku mwana rikamwica, n'ibindi byinshi cyane byinshi byagiye bibaho. RGB irangije iravuga iti ibi bintu tugomba kubihagurukira uko byagenda kose, tukamenya ibyo ari byo. Bamaze kubigeramo neza basanze ari ibibazo. Umuntu yararyamaga, yabyuka mu gitondo akabyuka yashinze urusengero, yaba mu rugo ngo ni ibyumba by'amasengesho, yaba ari he inzu twe tuzi ko wenda ari inzu yo kubamo, wajya ukumva ngo ni urusengero, kumva ngo habaye urusengero, ukibaza ukavuga uti ibintu ni ibiki bizagarukira. Abandi bakirirwa mu bitare, abandi bakirirwa mu misozi, abandi bakajya mu biti, abandi bakirirwa mu mihanda ngo bari guhanura, ngo bari kubwiriza, ngo Imana ngo yabatumye. Ni byinshi cyane murabyibuka, bamwe bagiye banaza bagashaka kuvuga ngo Imana ngo yabatumye kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ngo bajye kumuhanurira. Nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame niho yigeze kuvuga ati ubundi iyo Mana ibanza kubatuma ngewe itabanje kuza kundeba kandi ari ngewe ubayoboye, cyangwa se ubwo butumwa iba yabahaye ngo muze kubungezaho itabanje kubunyuzaho kandi ari ngewe ubayoboye, iyo Mana ni Mana ki? Iyo Mana nshaka kumenya iya ati iyo Mana ni Mana ki? Iyo Mana ni Mana ki itabanza kunyuraho nkanjye ubayoboye, ahubwo ikaza kunyuza ubwo butumwa, ikaza kubanza kububanyuzaho kugira ngo mubashe kubungezaho. Ati ibyo ngibyo ntaho byabaye, mujye mugenda mujye hirya, mujye kubivugira hirya. Ati ubwo buhanuzi bwanyu ntabwo nkeneye. Iyo Mana niba ishaka kungeraho cyangwa ishaka kumpa ubwo butumwa, izaze ibinyibwirire ngewe. Icyo gihe ndabyibuka nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze kubivugaho muri speech ye, ariko biturutse ku bantu bari batangiye kugenda bashaka sinzi ukuntu ndi buze kubyita, niba ari ukwizamura mu magrade, niba ari ariko mu Kinyarwanda baca umugani ngo nta rutugu rwakuze ngo rusumbe ijosi. Ni gute wambwira ngo umuntu w'umuturage uri aho ngaho ngo yagiye ngo yirwa mu bitare, cyangwa se yaraye mu mazi, cyangwa se yaraye mu mashamba, cyangwa se yiriwe mu biti, yuriye ibiti agiye hejuru, nuko ngo arasenze, ngo nuko ngo Imana ngo imuhaye ubutumwa ngo agomba kujyana nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ibyo ngibyo byari ibiki? Ibyo byose rero RGB yararebye iravuga iti ibi bintu bigomba gucika. Kugeza ubu rero insengero nyinshi zirafunze, kugeza ubu ngubu rero hari n'izindi zigifungwa, harimo n'urwo ngurwo, nubwo bwose bavuga ko atari bari barabwise urusengero, ariko mu by'ukuri wari umuryango nk'uko bivuga iyo ministries. Ni nkaho twavuga ngo ni umuryango ushinzwe ibikorwa runaka, ariko noneho wari wabaye urusengero cyangwa se wari wabaye itorero, rikabyite gutyo. Ibi byose rero nk'uko bikomeza kugenda bicaracara bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, tukaba dukomeza kugenda tubiganiraho, cyangwa se dukomeza kugenda tubirebera hamwe, tuvuga tuti si ibi ngibi byo biracurikiye cyangwa se birava he birajya hehe. Ibi ngibi rero nkaba nakubwira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, nk'uko dukomeza kugenda tuganira umunsi ku munsi. Hanyuma rero ngewe twari kumwe na Emmanuel, ngo ushishikarize gukomeza gukora subscribe, share na comment. Hanyuma ikindi
ni uko uzajya ubona amakuru yose ayiriwe avugwa, hanyuma kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba w'iyi saha turimo kuvugana, iyi saha y'isa 5 za nijoro, nta makuru ashobora kuducika kugeza ubu ngubu nk'uko bikomeza kugenda bigarukwa. Murakoze cyane, ndabashimiye, Nyagasani akomeza abarinde. Bye bye.